Shiti bavandimwe tubahaye ikaze kuri Evariste Joshua kuko mubizi ni acano yanyu kuko musanzwe muyikurikirana. Kuri uyu munsi tukaba twabazaniye abatumirwa bacu badasanzwe badusuye kuri uyu munsi wa none kuri iyi channel yacu. Tukaba tubahaye tubateye amatsiko yo kuba mwategera iki kiganiro kuko dufite abatumirwa badasanzwe kuri uyu munsi. Shiti bavandimwe tubahaye ikaze, reka tubaha umwanya kugira ngo babashe kutwibwira amazina yabo, aho baturutse n'umurimo bakora. Turashimiye abatumiye, Yesu abamugisha mwinshi cyane. Izina ryanje nitwa Iranzi Christian, ndi umukristo wamenye Imana. Umuntu wanje mu itorero ndi umuvuga butumwa, no muri mukora mugambi bw'Imana, sengera mu itorero bita Reformed Church. Umushumba unyoboye mwita Bishop Maseruka. Yesu abamugisha mwinshi cyane. Murakoze cyane. Amazina yaje banyita Mbonera David. Ndo umuntu wakijijwe wamenye Imana. Sengera mu itorero ryitwa Shama. Nyobemo n'umupasiteri witwa Nkomezi. Murakoze cyane. Naje mazina nitwa Museveni Shaka. Ndi umukristo wakiriye Yesu umwami n'umukiza. Nsengera mu itorero ryitwa ngo ni Shama. Nyoboye n'umupasiteri yitwa ngo ni Nkomezi. Murakoze cyane. Kuko tubyumvishije numvishije mwese muri abakristo. Biteye ubwoba. Komeye. Turabaye Yesu. Rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, reka mbashe kubasaba bene data mubashe kuturagiza Imana kugira ngo dutangize ikiganiro cyacu. Mwami Yesu turagushimiye, uri Imana ikomeye. Izina ryawe ryubawe, turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza, kubw'aya masaha meza, kubw'ikiganiro cyiza. Icyubahiro cyawe iteka ryose. Uri Imana natwe tukaba waremye. Waravuze ngo turaba waremye uturemeye imirimo yiza muri Kristo Yesu. Icyubahiro cyawe n'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Uri Imana ikomeye ishobora byose mu izina ryawe Yesu Kristo Imana yacu. Izina ryawe ryubawe, upfukamirwe, utazigwe, usingizwe. Turogamaga muri kiganiro ngo ubane natwe, udukomeze, udushikamishe, ubwiza bwawe buganze, imbaraga zawe ziganze, ni mu izina ryawe Yesu Mwami. Abazuva ikiganiro cyose abazagira ikibahinduraho, bazagira icyo bakiriye, bazagira imbaraga bazakiriye, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Mwami Yesu. Abazacuva abagwayi bazakire, abazacuva bafite ibiremereye uzabakemurire, ni mu izina ryawe Yesu. Kizabe ikiganiro gitanga umusaruro mu bwami bwawe, kizabe ikiganiro gishimwa nawe, kizabe ikiganiro Mwami Yesu kigira inyungu gitanga mu bwami bw'Imana, ni mu izina ryawe Yesu Mwami. Ijambo ryawe rimwe ryakiza indwara, ijambo ryawe rimwe ryobohora abantu, ijambo ryawe rimwe ryabatura abantu, ijambo ryawe rimwe ryosenya ibidakwiriye, ni mu izina rya Yesu Mwami. Waravuze ngo siko turiho, ahubwo niwe Kristo uri muri twebwe, abari wovuga, abari woganira, abari wotanga inama, abari wovugisha abantu bawe, ni mu izina rya Yesu. Abacumva barakijijwe bosho kwizera, abacumva batarakwizera ubaye imyota yo kukumva, ubaye imyota yo kugushaka, ni mu izina ryawe Yesu. Uri Imana natwe tukaba abana bawe, uri Imana natwe tukaba baremye. Icyubahiro n'ubutware n'ubushobozi ni byawe iteka ryose, ni mu izina rya Yesu twizeye, amen. Amen. Murakoze cyane bene data. Mbere na mbere mbashe kubashimira kuba mwabashe kuba mwaduha umwanya wanyu mukaba mwatuganye. Ntabwo biba byoroshye ku myanya y'ino muri Amerika kuko abantu babizi ibigoye cyane. Usanga umuntu umubwiye kuba mwakorana igikorwa akakubwira ati nta mwanya afite, ariko mwe mwabashe kuba mwabona no mwanya kugira ngo dubashe gusangira ibyiza, dusangize n'abantu ibyiza, mwabashe kuba mwagira neza. Imana ishimwe cyane. Kuko nabibonye, kuko mwabivuze, nabonye mwavuze ngo murabavuga butumwa. Rero duhereye kuri mwene data ufite microphone. So mwene data kuko twakubonye, so wavuze ngo uri umuvuga butumwa. Umuvuga butumwa. Umurimo w'ubuvuga butumwa warawutangiye ryari? Ubutumwa iyo umuntu amaze kwizera Kristo Yesu ku mwami n'umukiza, umurimo w'ivuga butumwa aba utangiye. Kuko Imana iduha ati mwizere ndabahaye mwigisha abandi. Ariko mbere yuko uvuga ubutumwa urabanza ukicara muko akakwigisha, muko akagutoza, yamara kugutoza, yamara kukwigisha, muko akakohereza. Ariko iyo umaze kwizwakira Yesu n'umukiza uba wemere kuvuga ubutumwa igihe cyose. Ariko impamvu tukicara tukiga
tukigishwa na Mwuka Wera akatwigisha akabona kutwohereza nuko ngo dukora ibintu bizima bisukuye bitanga umusaruro mu bwami bw'Imana. Ariko iyo umuntu yizeye Imana wese amara kwizera Imana wese afite umurimo umwe wo kuvuga ubutumwa bwiza mu isi yose. So jewe narakijijwe mare ukizwa ija mu ishuri ryo kwigishwa na Mwuka Wera, na ndi ubu ndacyari mu ishuri mvuga ubutumwa bwiza, ariko ndacyari umunyeshuri wa Mwuka Wera acyarimo arantoza kugira ngo ndushe kubikora neza mu bwami bw'Imana. waba warizeye? Analizeye Yesu cyane. Okay, so kwizera ni nka ryari waba warizeye, mbese mu buryo kuko watubwiye ngo warizeye. Narizeye cyane. So ni nka ryari waba warifashe ukavuga ati ibi nakora ngiye kubivamo, rero nizera Imana. Ni nka ryari watangiye umurimo wo kuvuga ngo wizeye? 2016 tuza muri 2017 nico gihe nizeye. So nuko nabonye ibya Yesu biryoshye kurusha iby'isi. So nagiye mu nzu y'Imana njana tuje gusenga, so mbigeremo n'ubu bya Yesu nibyo biryoshe kurusha aho mvuye. Kandi timukaga uyu muntu utarizera Yesu, impamvu niki nuko atarumva iza Yesu y'umuryoheye kurusha ibyarimo. Wosanga atarabwirizwa, wosanga atarabwirwa za Yesu, wosanga ataragera mu itorero cyangwa ataragera muri Yesu, yumva ko aryoshye amugumemo. So umuntu wabwe twogaya n'umuntu waje muri Yesu akumva biryoshye yamara akayivamo, ariko umuntu araza muri Yesu tukomugaya. So naje ntamenya Yesu taramwizera, twese ku rusengo bisanzwe n'ababyeyi nko bisanzwe mu Nyamurenge, ariko nantarizera Yesu. Igihe niza Yesu nageze mu rusengero numva birandyoheye kurusha aho ndi mbona kwizera Yesu nk'umuntu mukiza mu bugingo bwanje. Nase itandukaniro ufite kuri ubu ni irihe tandukaniro waba ufite mu gihe waba utarizera no kuri ubu igihe wizeye? Ni irihe tandukaniro? Ijambo rya mbere amfite ubwo bw'iteka ryose. Ijambo rya kabiri ndi umwana w'Imana. Ijambo rya gatatu kora ibintu byubashe mu mbere y'abantu n'imbere y'Imana. Uzari uyu mutembe amenye Imana tose no mu buryo bw'umwuka no mu buryo busanzwe, ari ukuntu abameze neza mu society, abayubashe n'abantu ubwabo baramwubaha, agira n'agaciro imbere y'abantu. So kubaha Imana mu buryo bw'umwuka ni bizima kandi ifite agaciro kenshi cyane. Ubaye umwana w'Imana, ubaye umuntu wiyubashe, ubaye umuntu muzima muri byose. So itandukaniro nuko nakuze mu bwenge, kure mu bitekerezo, ndaba umuntu usobanutse kuko nizeye Imana. Asante cyane mwene. Urakoze papa. Reka tubashe kumva mwene data wundi uri ku ruhande rwawe nawe abashe kutubwira nka bingahe. Mwene data nawe watubwiye ngo uri umuvugabutumwa, niko watubwiye? Asante cyane. None umurimo w'ubuvugabutumwa waba waratangiye ryari? Urakoze cyane. Natangiye nakijijwe 2016 nico genda twatangiye na 17 dutangira dutarama, turatarama tubona ko ibya Yesu ari byo bifite akamaro, kuko twasanze kuba muri Yesu nibwo buzima, kuba muri Yesu n'iby'agaciro. So ubuzima uko twatangiye dusenga tukadusengera nyine mu mazu, dutangira nyine turasenga. Twagiraga iyindi groupe yacu ngo ni yitwa nyine Karivari, turatangira turasenga, twari urubyiruko, twari abantu batari bake, ariko dutangira tugera kure. Twatangiye dusa nkaho byenda bidafashe, ariko nyuma yo gutangira twabonye imbaraga zaho. Uko twatangiye mu buryo turi abantu b'abasore nyine bakiri bato tuja mu mazu gusenga. Nyuma yaho nyine turakomeza kugeza ubu nyine dukomeje umurimo w'Imana. So muri Yesu icyo twabwira nyine bataramenya Yesu ni mwiza kandi arakomeye. Umurimo w'ubutumwa nyine ivugabutumwa igihe nyatangiriye, ivugabutumwa naryo so ndabuvuga nyine kuko nico gihe dufatwa nyine mu 2016 gutya na 17 turatangira nyine ivugabutumwa dukomeza kwitoza, kuko dusoza ngo na Kristo wese nako Kristo duheze imbaraga, Kristo niwe udushoboza akaduheza imbaraga. So ni byiza cyane, murakoze gose. None kuri ubu kuntu umeze n'igihe wabaga utarakira uwo murimo w'agakiza wakiriye, ni irihe tandukaniro waba ryaba riri hagati yabyo? Itandukaniro ntarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, nagendera mu bindi bidafashe bitashimishije Uwiteka. Itandukaniro nuko ubu nyine ndi umwana w'Imana, ubu nakiriye Yesu. Hari itandukaniro nk'umwana w'Imana.
nese abatarakira umwami Yesu umwami nk'umukiza umwami Yesu nk'umukiza ni twavuga ko se ibo badafite Imana. Mbo n'abana bayo ariko kandi utaramwizera utarakira Yesu urumva ko nyine abakigendeye mu by'isi ariko twese turi abana b'Imana ariko abaisha muri make donc abizera mu by'ukuri barakijijwe abo nibo bana b'ukuri. Niko bimeze. Nese utarizera ameze gute? Utarizera twavuga gute nta bugingo ubu gifite mbese ubu gifite ubuyobe utaramenya neza umwami Yesu ubu kiri hanze muzo hanze ubu gifite nk'irare bya busore uri hanze ariko wakijijwe azagira ico avuyeho cyane. Asante cyane mwene data. Reka tubashe kumva mwene data wundi uri ku ruhande rwawe nawe abashe kutubwira nkangahe. Mwene data nawe watubwiye ngo uri umuvugabutumwa nawe kuri uyu munsi twagiriye umugisha wo kwakira abavugabutumwa gusa. None nawe muri mu ncamake kuko turi kugendera ku mwanya nawe uwo murimo w'ivugabutumwa ni ryari warawutangiye? Noneho twese ahangaha twatangiye gusenga turi bato cyane, turi batoya dutangira umurimo w'Imana 2015 kuko babivuze nico gihe twatangiye gusenga turi bato cyane tukaja ku misozi. Ico gihe hari mu Burundi mu nkambi yitwa ngo ni Musasa dutangira gusenga Imana turi bato cyane kabisa. Tubona iby'isi nta kamaro bifite duhitamo kuza mu Imana na none umunsi turacabihagaze mu nico gihe natangiye gusenga n'abavandimwe bose n'abandi bakiririye hakurya. Mbese mwatangiye nka groupe? Twatangiye nka groupe, twatangiye twitwa n'abana b'Imana turivaho duhindura izina twitwa ni Karivari na none umunsi iracyahari. Karivari yari ministeri yari groupe cyangwa yari groupe nyine y'ubutumwa y'abanyamasengesho. Mbese mwarihuza hamwe mukaja gusenga? Nuko kabisa. Okay. Ndumva ari byiza mwene data. None abakureba n'ukureba gutya yavuga ati uyu mwana ibintu yagiyemo uyu murimo kuko yafashe akiri muto azawushobora cyangwa none abantu batekereza gutyo niki wababwira? Yego abatekereza ibyo bintu baba batarinjira mu buryohe bw'Imana, baba batarinjira mu by'Imana neza. Noneho baba batarumva kuntu biryoshe kubera ko bakiri mu isi bakabona yuko iby'isi ari byo biryoshe ariko twebwe kubera ko twabigiyemo twabonye uburyohe bwabo. Okay, so none reka tubashe gufata uyu mwanya ubashe gusangiza kubwira abantu kuri ubwo buryohe bw'Imana. Rero abo bantu nabo bataramenya ubwo buryohe bw'Imana nabo babashe kumva kuri ubwo buryohe bw'Imana rero wabashe wabona. Murakoze cyane. Mu Mana habamo ibintu byinshi byiza cyane, byiza. Mu Mana habamo uburyohe iyo ukunze Imana ukayisanga uzubone byinshi byiza imigisha uzuhigwa muri nosu kandi ukazahigwa no mu ijuru. Ibyo nibyo by'isi bihari ariko iyo ukunze iby'isi ingororano yawe ni kurimbuka ni iby'isi. Ntiby'isi ariko mu Mana harimo ingororano hano mu isi no mu ijuru ariko ibya hano ni ahanyine bizarangirira. ni ukuvuga udafite Imana ni ahangaha nyine ntafite kurenga no uwahano n'uwahano n'uwamenya Imana n'uw'Imana nuko ari definition niyo. Asandi cyane. So rero nk'uko mwabivuze tugiye gufata umwanya muke nk'iminota nk'itanu mubashe turagenda duha umuntu umwe abashe kuba yasangiza abantu umugati w'uyu munsi abashe kuba yabaha akantu k'uyu munsi kuko mwabivuze nyine kuko muri abavugabutumwa. Rero buri umwe wese agenda akonjoraho gato gato kubera umwanya dufite uwo nyine. Reka dutangire kuri muvandimwe. Imana bamushimye cyane, murakoze kandi Yesu abito abagire neza. Murakoze kubw'uwo mwanya mwiza muduhaye.
reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuze gukora ibintu bimeze neza, kuko abakristo bose basingiye ku ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ryo muri Amosi, turasoma ibice nka bingahe. Ijambo ry'Imana muri Amosi. Kadusome ijambo ry'Imana Amosi 8. Amosi 8 ku murongo wa 11 niryo jambo ndibasangizaho gatoya kugira ngo tubuze gukomeza n'ibindi. Amosi 8:11 avuga ngo dore iminsi izaza niko Uwiteka Imana ivuga, zateza inzara mu gihugu, tizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka, kandi bazajarira bava ku nyanja imwe baja ku yindi, bazava ikasikasi baje iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Amen. Bana sefe sana niryo jambo tubize kuganiraho. Dusome n'ijambo ry'umubwiriza, umubwiriza 12, umubwiriza 12 ku murongo wa 1. Uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Amen. Bana sefe sana ndabaza kuganisha muri vuga ngo uje wibuka umuremyi wawe cyangwa wizera Imana ukiri umusore. Nije muri vuga ngo ese umusore uba Imana ameze gute, cyangwa umusore ukiri kuba Imana agomba kuba ameze gute? Uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, igihe kitaraga buguza ngo sinejejwe nabyo. Twasomye igitabo cya Amosi 8:11. Amosi ahantu uribizi kumperuka aravuga ngo mu gihe kizaza hazategwa inzara, aho ngo tizaba inzara ngo y'ibyo kurya, ngo tizaba imyota y'amazi, ahubwo izaba inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana. Ngo abasore beza ngo n'inkumi nziza ngo bazicwa n'imyota nabyo. Niyo mpamvu nuko abo basore mu gihe cyari gikwiye cyo kumva ijambo bataryumvishije, ahazagera igihe kizategwa inzara n'imyota byo kumva ijambo ry'Imana, babishakishe be kubibona. Nika sinyari tugira ngo basore nimwibuka Imana, basore nimwibuka ijambo ry'Imana, basore nimwizera Imana, igihe kitarashika muregrete ngo sinejejwe nabyo. Igihe kizashika atera inzara n'imyota by'ijambo ry'Imana, abasore beza ngo n'abahungu beza n'abakobwa beza ngo bazicwa n'imyota nabyo, ngo bazashaka ijambo ry'Imana baribure, ngo bazirika ku misozi, ngo nato tandukanye hose bashaka umuntu wabwira Kristo, bashaka umuntu wabwira Imana bamuburisha. Ngo nuko mbere na mbere babuvije ijambo tibaryitaho, tibari amatwi. Bisho kuvuga ngo imperuka kera tuzageramo cyangwa ibihe bizaza ahantu tuzagira imyotse mu ry'Imana, kera ijambo ry'Imana kera ryaduhaye signale. Amosi Imana yavuga ngo iyo Amosi we bwira abantu ngo igihe kizaza, igihe kizaza hasagera igihe ijambo ry'Imana rye kuboneka, ijambo ry'Imana rye kumvikana. Haburi umuntu kubwiriza ngo ucige abasore beza n'abakobwa beza bazashaka umuntu ubwira ijambo ry'Imana bamuri. Ariko umubwiriza tubwiye 12 ngo wa musore we, wa muhungu we, wa mukobwa we, uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, cyagiye kibi kitaragera ukuzava ngo sinejejwe nabyo, cyagiye kibi kitaguye ukuzava ngo jewe muzi umuntu ubwira ijambo ry'Imana, ngo bazirika ku misozi ngo bashaka umuntu ubwira ijambo, baruge bishwe n'imyota no kubura ijambo ry'Imana. Basore mudukurikiranye, basore mutwumve, nimwumve ijambo ry'Imana, nimwizere Imana, nimwizere Yesu, hari kizashika nuko utaza amateka n'umunsi muzashaka umuntu wabwira ijambo ry'Imana mubure. Kandi ngo bakobwa beza n'abasore beza ngo bazicwa n'imyota no gushaka ijambo ry'Imana, ngo mu misozi bazashaka ijambo ry'Imana bari bisho ngo tugifite umwanya twizera Imana. Salomo amaze gusasa, icyo umubwiriza yacyatse amaze kuba umuntu w'umukambwe, amaze gusasa arimo araregrete, ari mu bihe byo kwicuza. Umusore Salomo yazanye ijambo nuko mu cyane ngo batazicuza,
siko niko Ko niko kwa kuri. sinyale batazicuza Nico, mbere nta batazicuza muri future yabo arabwira ngo yewe umusore we jewe Salomo ndaregrese igihe canje nagitwaye nabi igihe canje nagifashe nabi wowe uzaza uje wibuka umuremyi wawe mu minsi ubusore bwawe Salomo niyo muntu utakenye no muntu wagize life nziza kwisi nta musore tuzende ngura umusore ufite life nziza tuzagira amafaranga kandi Salomo yagize tuzagira ubutunzi kuko Salomo yagize tuzashaka abagore beza kandi Salomo yagize tuzaba mu buzima bw'icyo kuko Salomo yagize Salomo jambo rya mbere yari umwami yarafite ubwenge bwinshi yarafite amafaranga menshi yarafite abagore benshi yarafite icubahiro ariko azi gushika imbere aregete nuko ibyo yarafite byose atazubashemo Imana avuga ngo iyo menyekera umusore ngakorera Imana ngatanga imbaraga ngatanga ubwenge ngakorera Imana ubu ngubu ufite ingorano nyinshi musore impamvu Salomo yategeka akubwira ngo yewe umusore kora neza izera Imana utazaregrete mwifusha yawe Amos nawe impamvu yantira ijambo ngo igihe kizazaterwa inzara niko akubwira ngo yewe izera Imana igihe kizaza uzashaka umutu kubwiriza umubure abasore kabangaye babwire tatanga abana batubwije ijambo ry'Imana akanya gatoya abasore bangaye bahabije Imana babona inyungu zazo abasore bahamije Imana babona inyungu zazo sibabwira abasaza kuko atura abasore ndimo tuvugira abasore nabashanye nabo babyumve ariko cyane cyane abasore bahamije Imana biva mu musaruro ijambo rye iyo mije Imana tuzo wicuza ijambo rya kabiri uzugira icubahiro ijambo rya kabiri uzugira ubutunzi ijambo rya kane uzugira umugisha iyo wizeye iki Imana ukiri umusore bwawe ubusore bwawe ukabutwara neza ubusore bwawe ukabugwamo iki Imana nibuke Dawidi kuko Dawidi yizeye Imana asenga Imana akorera Imana yabonye icubahiro cyane abantu baramugwanyije bakuriyo baramupinga atubone nikuzanya hano uje kwishira hejuru ijambo mutama ariko kubera umusore mwiza wizeye Imana yizeye Imana akorera Imana arizera agwana anisha Goliati wone ukuneshwa n'igihugu cyose cya Israel aneshwa n'umungu umwe wizeye Imana iyo wizeye Imana Imana izugose cyubero Imana yamuhaye ubwami arayobora abo mwami utunze abo mwami mwiza w'ubwenge niye mpamvu nuko Salomo agize gute nuko Dawidi yubasha Imana akiri umusore arayikorera arayisenga iyo usenze Imana iyo ukoreye Imana Imana izugushumbusha Imana izuguhesha umugisha Imana izuguhesha icubahiro ahashiye hose ariko iyo usenze Imana umusore uri mu long way uri mu nzira mbi izitari nziza basore nimwizeye Imana iyo wizeye Imana Imana izuguhesha umugisha izuguhesha icubahiro izikuzamura ikakugira icubahiro cyose n'umugisha wose kuko wizeye Imana kuko ukoreye Imana mu kujya umwana wa Yakobo kuko yakoreye Imana bakuru baramwanze baramusuzugura bamufata nabi ariko akomeza yizera Imana baramugurisha ariko aguma yizera Imana asenga Imana niwe watabaye ubwoko bwa Egiputa bwose n'isi yose mu gihe hateye ikibazo cy'inzara niye mpamvu nuko yizera Imana akorera Imana yari ubuherezi mwabo usuzuguritse afashwe nabi ariko yizera Imana baramugurisha bamutwara nabi wamutagora ngo ni karosi niye mpamvu nuko yarose inzozi asobona bene se ariko yizera Imana imwezi icubahiro bamugirira nabi ariko Imana yo imushumusha neza Imana imwezi icubahiro ashika muri Egiputa abo mu gihugu cy'iwabo abo umwami arategeka basi wabo baraza umwami wa Egiputa aravuga ngo tayindi Imana izasengwa atari Imana y'uyu musore wahanuye akwiye kwindu dukuri bene data nitwizera Imana iyo wizeye Imana Imana izugose icubahiro izikuzamura ikagukuza ikaguza imigisha yose iyo wizeye Imana izikukorera ibikomeye bene data nitwizera Imana wa musore we senga Imana we gufata iminsi yawe witware mu bidakwiriye igera iki cyo gusenga Imana ukizera Imana iyo wizeye Imana uyu musore uzaguza icubahiro tuzakuba cyane gose n'ibyo uvuze bakazuba umugabo udafite Imana mu bantu udafite Imana mu muryango tuzamuba ku isi yose tazagira umugisha bene data basore badukurikanye mwizera Imana musenga Imana umusore mwiza sasaga ibintu biranga umusore mwiza umusukire ku umusore mwiza mu Mana abana mitwabinga ijambo rya mbere ndukwizera Yesu ijambo rya kabiri nugusoma ijambo ry'Imana ijambo rya gatatu ndukwera imbuto z'umwuka ijambo rya kane nugusenga ukamuzuma gusenga ibe umusore usenga uba wategura future yawe umusore usenga aba yategura future yiwe burya umusore udasenga future ye yarayishe ariko ndukene kuza umusore mwiza ufite irambere umusore ukomeye mu Mana senga soma ijambo ry'Imana imbuto z'umwuka wizera Imana ukurira Imana izakuzamura ikugeza aho utatekerezaga burya isengesho rikomeye isengesho ziri guhesha ikintu utatekereza ko wazabona ikintu bita isengesho ziri guhesha ikintu utatekereza ko wazabona kudasenga nazo bikwaka ikintu utatekereza ko wazabura kamabwire bene data umukristo udasenga azagwa aricyo kintu azayakwa atatekereza ko azakwa umukristo usenga azabona ubugingo kamabwire bene data hariho different y'amateraniro no gusenga igitaramo cyo nambonera tugatarama tukanezerwa kene igitaramo amateraniro ndora mu icace bagafite gahunda ariko amasengesho nayo umuntu umwe n'abantu bibazasenga ni umuntu umwe cyane
Daniel ni umusore wabaye umusore mwiza yarasengaga wenyine. Daniel na Sadraka na Meshake na Abednego bavanye iwabo muri Israeli, ariko yasenganye nabo. Yasengaga wenyine akaja mu cyumba agapfukama agasenga. Iyo usenga, iyo muze musenga utegura fyo cyawe neza. Basore ni musenge, mvuta umwanya musenge, niko kuza ubuzima bwiza ugategura, kuko Imana amasengesho yawe tasabura imbere y'Imana cyane. Wosenga ariko Imana tize bigusengesho wasenze isengesho izari gwese ikintu utetekeze ko wazabona ariko ubuzima bwiza, kandi kudasenga nacyo izari kwa ikintu utetekeze ko utazabona ariko ngo bwiteka ryose. Basore ni musenge, musome ijambo ry'Imana, mwizere Imana, muzagira ubuzima bwiza urambuye. Ariko ni mudasenga uzawica ubuzima bwawe bwose. Basore beza dukunda inshuti zacu, Amos avuze ngo igihe kizaza ngo azatera inzara, atari ibyo kurya, atari inyota, atari y'amazi, ahubwo ari ijambo ry'Imana. Kandi ngo abasore beza, abasore ko bose ni beza, n'abakobwa beza, ngo zikaka mu misozi, mu nyanja, ngo basaka umuntu babwire ko navuga ngo bamuburi, ngo kandi bazishwa n'inyota nabyo, ariko kuja muri Gehinomu kuko babuze umutobe w'ijambo ry'Imana. Mumumva basore, mukunde mu ijambo ry'Imana, mutega amatwi. Ijambo ry'Imana ni ubwenge, ni ubuhanga bwuzuye. Ijambo ry'Imana yavuze ngo wasiwe ibaho rikuvuzeho uryumvishe iryo gosha ubugingo. Basore nisome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana yari bara dwasinya akatubwira ngo basore mwebwe basore, imbere yanyu, imbere aho mu gihe cyanyu hazaba ibizago ku batasoma ijambo ry'Imana. Ariko mwebwe ndababwiye ngo muzasome ibyanditswe bigira akamaro kenshi cyane. Ibyanditswe niyo mapu ituganisha ayimanire, niyo mapu y'ijuru. Nicyo kitubwira ngo Imana iri hariya, Imana wosanga hariya ni mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ngo yeme ni musome ijambo ry'Imana. Ikabwira umukristo usoma ijambo ry'Imana arihemukira, tazahaje, tazagana, kandi taza nawe yavuye. Ariko isome ibyanditswe, ugasoma ijambo ry'Imana, ugasoma Abakolosayi, Abakorinto, Yesaya akakubwira Yesu uzaza, akakubwira Yesu upfuye kazuka, akakubwira Yesu upfuye ku bwacu. Uzugira ubwenge mu ijambo ry'Imana. Atuvuga ngo basore ndabagiye ndabateguje igihe kizaza hazakanirwa ijambo rusoma kwisigatira ngo ijambo rimwe muri mweguri gushiki imbaraga n'ubwenge. Siko ijambo mone rimwe muri gushiki imbaraga n'ubwenge. Fata umwanya usome ijambo ry'Imana, ufata umwanya usome ijambo ry'Imana rizakugira akamaro. Byose muri Yoshua, Yoshua ngo soma ijambo Yoshua kuko ubwoko kunguzo swa Israeli, soma ijambo. Abagatema gatanu ngo musenga udasiba mu biba byose. Abagatega 17 mwiri imbuto z'umwuka. Nuko bene data toba Kristo beza, umusore mwiza, kuri ko umusore mwiza ushimwa n'Imana. Fatige cyawe wizere Yesu, usenge, usome ijambo ry'Imana, wera imbuto z'umwuka, wizere Imana, ufite ubwenge bw'iteka ryose, kandi ubuzima bwawe uzaba bwiza cyane. Ariko nudasenga uzaba biyanga, nudasenga uzaba yemukira, nudasenga uzaba mu buzima bubi cyane. Ndabakunda cyane. Icyo nakwifuje ni kimwe gusa, nuko ufata igihe ugafata umwanya no kwibira, no kubwira, no kuhuguramo, no kuvuga ngo umusore we senga. Mbone gift nagwa nziza mu buzima bwawe, no kuvuga ngo senga. Gift ya kabiri soma ijambo ry'Imana. Gift ya gatatu iri imbuto z'umwuka. Gift ya kane izera Imana. Gift ya gatanu bana abantu bose amahoro. Mugira umwete wo kubana abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko uteshejwe tazabona Imana. Bene data basore beza, ibintu tubabwiye Imana ifashe mu muzumve, kuko ni ubuzima bw'umusore ukuye. Umusore mwiza nusenga, ijambo ry'Imana n'uwizera Imana, n'uri imbuto z'umwuka. Yesu abamugisha kandi abito, ndabakunda cyane. Abayetana bafite amagambo ya Yesu meza, reka bagice batubwiye nabo ku ijambo kuco Imana yababitsemo. Yesu agumushimisha cyane. Murakoze cyane. Mwene data agize neza cyane pe, kandi atubwiye amagambo meza, uhezage gubarikiwe. Naje ngiye kuvugaho amagambo y'Imana, kuko ntahuze buri cyo avuga. Ndavuga rino jambo ryo kwibuka umuremyi wawe, niyo topic turiho. Kwibuka umuremyi wawe minsi y'ubusore bwawe. Ubundi umusore arangwa niki? Umusore niki? Umusore niki? Ni iranga umusore. Umusore niki arangwa papa? Ne. Umusore ijambo rya mirangwa ubusore. Kujya umusore mu buryo bw'umwuka arashaje cyane, ariko umusore wese arangwa n'imbaraga mu buryo bw'umubiri, mu buryo physical. Ndavuga mu buryo bubiri, ndabo mu buryo bwa physical no mu buryo bwa spirit cyane. Mu buryo bwa physical, mu buryo bwa spirit. Mu buryo bw'umubiri umusore wese arangwa n'imbaraga, arangwa na appetit, arangwa no gukora, arangwa n'imirimo y'ubusore nyine. Mu buryo bw'umwuka umusore arangwa niki?
arangwa n'imbaraga z'ijambo ry'Imana rimurimo, n'ijambo ry'Imana, imbaraga z'ijambo ry'Imana. Mu buryo bw'umubiri arangwa n'imbaraga, mu buryo bw'umwuka arangwa n'imbaraga z'ijambo ry'Imana ririmo. Kuko Imana ivuga ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwe biri gushiki imbaraga n'ubwenge. Ijambo rya mbere ku musore mu buryo bw'umwuka arangwa n'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Ijambo rya kabiri arangwa no gusenga, arangwa no kubana n'abantu bose amahoro, agakorera Imana imbaraga ziwe akagisha mu Mana. Satani akeneye abasore n'abakoresha ibidakwiriye, Imana nayo ikeneye abasore z'ubutware. Ba Daniyeli bari abasore, ba Dawidi bari abasore, ba Salomo bari abasore, ba Paulo bari abasore, ba Yohana bari abasore, ba Matayo bari abasore, ba Stefano bari abasore. Imbaraga z'umusore zitanga umusaruro. Uzi impamvu Stefano warupfuye rwatanga umusaruro? Nuko yari umusore, yari umusaza, tano kubitekereza bari kwica bagahamba bikarangira, kandi tani bari kuvuga ariko Stefano yari umusore wese icyo akora cyose kizakiba cyiza, iyo akoze kibi kizakikabza, iyo akoze cyiza kizakikabza. Umusore arangwa no gukora izo, kuko Satani iziwe kwitikiwe abona ni byiza. Iyo umuntu akora Satani abakora Satani neza, kugita Satani, kandi umuntu akorera Imana abakora Imana neza. Kuko umusore wese akora ikintu agitunganyije muzo marakora nukucyanga umusore. Urakoze cyane mwene datagize neza. Naje icyo nkomeza kugira, naje icyo mvuga kuri iryo jambo, kwibuka umuremyi wawe misi y'ubusore bwawe ni mu gihe wamaramaje. Murantegereye, kwibuka umuremyi w'umusore no kumaramaza ukava inyuma tusigara tukazutera intambwe nimara utekereza guhindukira inyuma. Oya, kumaramaza no kuva inyuma ni amahame y'umuntu. Nimba warakijijwe utegereza kugira amahame yawe, principe, amahame mu buzima bwawe. Warangiza kugira amahame agatuma uba umukristo nyawo, muzima, apana w'amahimba, ukaba umukristo uvuye inyuma ukamaramaza. Hazaba ku umukristo aho kuvuga ngo utere imbere papa, warangiza ugasubira inyuma, kandi wavuye inyuma none kandi kurasubira inyuma, uwotera imbere ryari. Ikizoranga umukristo rero, umukristo wamenye Imana agira ivyo ibimuranga, azagira amagambo avuga, akagira n'ivyo akora, akagira ubuzima bwe bukaba bwiza, akagira muri make akagira n'amagara meza, nyina kumva ko ategereza kuvuga neza. Ikindi cyongeyeho akabana n'abantu bose amahoro, kuko hari ikindi cyongeyeho, ubukristo no kubana n'abandi neza. Kuko ibanye n'abandi neza biza bikuranga, kuko sinokubwira ngo wobaho utabana n'abandi neza nimara ngo ubone nta buzima burimo. Ubukristo no kubana n'abandi neza, warangiza kubana n'abandi neza, ibindi byose biza biboneka. No kuvuga ngo ico nico kizokwereka umukristo nyawo nico kizomugaragaza. Iryo jambo kwibuka umuremyi ni muri uyu musore, mu gihe cy'ubusore, ni muri iyi myaka dufite niyo gukorera Imana. Dufite imyaka myiza yo gukorera Imana, ariko izitangazwa n'ukuntu dufite igihe cyo gukora ariko tukayifusha ubusa. Ugasanga abasore bagendeye mu bidatunganye, kandi dufite umwanya ukomeye, dufite igihe cyiza, igihe bashakisha abantu bakaza bakibura. Iyi myaka yacu ni myiza cyane, ariko uyikoresheje iby'ubutwari ku bya Yesu, naho ibyo mu isi byo n'iby'akanya gato ntumwamubona biza bihita, kandi bihita mu gihe cyabyo. Ariko umuntu wizeye Imana azagira ikintu kiza kimuranga. Ni ukuvuga ngo icyo twavuga abasore bataramenya Imana, muyimenye, mugende mushakishe, mumenye, kuko mu Mana ari ubuzima, mu Mana hari itabaza, mu Mana hari ubuzima, hari ubuzima bwose, tahandi harimo amahoro. Iby'ubutunzi byakwizi bizashira, ariko mu Mana hari ubuzima, mu Mana hari ubuzima bukomeye. So icyo twavuga abantu bataramenya Imana bahindukire bamenye Imana. Dufite imisore hano iri mu kutugora, kuvuga ngo yinjire mu materaniro bikagora, kandi yitwa irahari, noneho bakarinda gukwega, kandi kuta umukristo no kuyanga, siko kuri niyo ni akikaya baba. Kuta umukristo no kuyanga wenyine uzutekereza wagiriye nabi umuntu, ariko nta muntu wagiriye nabi, wenyine ugomba muri make nako kuta umukristo, mbese kuta umukristo no kwiyanga, mbese uza nk'umuntu wenyine wiyanga cyane. Ariko iyo umuntu yabaye umukristo aba yikunze, ubwiwe aba yikunze. Ni ukuvuga ngo novuga gute, ni ukuvuga ngo iyo utabaye mu buzima busabana n'Uwiteka, iteka bizogusiga. Ariko iyo uri muri Kristo Yesu, kandi ngo bari muri Kristo Yesu ntateka bazacibwaho. Ni ukuvuga ngo iyo uri muri Kristo Yesu ufite ubugingo bwohoraho iteka ryose.
so twavuga abantu bataramenya Yesu niki mumenye muhindukire rwose dukoresha ubusore bwacu iminsi mibi itaraza tugifite imbaraga bigishoboka ko abonwa kandi tumwambaze kiri bugufi murakoze cyane tukiri kuri mbonera none muvandimwe none tukiri kuri wewe ni ikihe kintu ni iyihe topiki wabasha kuba wapfunikira abantu kuri uyu munsi wa none? topiki naje nunganiraho mvugira ko ndavugira ku basore bataramenya Yesu. Naje cyo nari mvugiye kuri ijambo abataramenya Yesu. Yesu mu by'ukuri ni mwiza, Yesu agira neza, mu by'ukuri Yesu ni mwiza. Kubamumenye afite kubahindura, afite Yesu afite byose, afite ubutunzi, afite muri byose. Ntawizeye Yesu ngo azakena, ahubwo iteka aratunga kuko yizeye umwami Yesu. Kwizera umwami Yesu nukumaramaza. Abasore bataramenya Yesu mugende mumaramaze kuko rya jambo rizavuga ngo mugende muvuge ubutumwa bwiza hano Yudeya ngo ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ku mpera y'isi muzogende muvuge ubutumwa bwiza. Abataraka umwami mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Bahinduke bamenye Yesu. So twovuga ku basore bataramenya Yesu mwohindukira mukamwizera kuko Yesu niwe tabaza ry'ubuzima. Kuko uwo wamwizeye arahiriwe, uwizeye Yesu afite ubugingo buhoraho. Cyane mugende muhindukire abataramenya Yesu kuko umuntu wese kumenya umwami Yesu ni byiza kandi ni by'inyungu. Murakoze cyane. Asante cyane mwene data. Kubw'umwanya turi gucunguza umwanya, reka tubashe kumva mwene data nawe abashe kuba yaduha agatopiki gato kuri uyu munsi wa none, nawe hawe ikintu nawe abasha kwamamaza kuri uyu munsi wa none kubw'Imana. Murakoze cyane abavandimwe, muvuze neza, Imana ibahe umugisha. Mubwiye amateraniro abadukurikirana mwumve cyane, ni byiza cyane kumenya Imana. Tubone ko basore bamenye Imana kuntu baberewe bameze neza, nuko bafite icyo bamenye. Muri Petero 2:12 haba mugende mugire Yesu ziza hagati y'abapagani kugira ngo nibabone imirimo yanyu myiza bibatere guhimbaza Imana. No kuvuga ngo ingeso ziza sukuja mu bapagani, mu kumwa inzoga, kumwa itabi, bira byose, gusambana, gukora ibiteye isoni byose. Ingeso ziza no kumenya Imana udashidikanya. Mugende mumenye Imana, mugire ingeso ziza kandi munabwiriza abantu bose kwizera Yesu nibwo buzima. Nta bundi buzima twasanze atari kumenya Yesu. Kubera ko iyo umenye Yesu ugira amahoro mu mutima cyambere, menshi cyane. Ugira amahoro mu umutima uhora umeze neza, wumva yuko ubuzima bwawe bwite bumeze neza. Niyo mpamvu usanga abantu bapfuye baramenye Imana bagira n'ubuhamya bwiza, bagira na message basiga muri public mu bantu bose isi yose. Ariko umuntu ufuye atizeye Yesu ntihariya nyine kuri nyine iyo tumurambise munsi abagiye nuko tuba duhebye. Ariko uwizeye Imana ntazashira mu bitekerezo y'abantu, ntazashira message yatanze asiga ubuhamya, n'abazaza bose bakazabigenderaho bakasanga yamwe. Ba Petero barapfuye ntibagiha abakuru no munsi wa none, ariko imirimo yabo tirapfa, iracyahari. Rero mugende mumenye Imana basuri cyo babwira kuko byinshi babivuze, ariko icy'ingenzi no kumenya Imana. Tumenye Imana. Niko twatangiye tubabwire ko twatangiye gusenga turi batoyi. Suko nako tutarukeneye kuja muri ibintu by'ibiyoza bwe irari ry'ubusore, ariko twarabiretse tubona yuko inzira y'ubugingo ari dukwira kukwikira, kuko dukeneye inzira yo gushira mu isi, kwibagirana mu isi. Dukeneye n'inzira yo kuja yo gukorera mu isi no kuja mu ijuru, kuko dukeneye imfabusa. Mugende mumenye Imana, basore badukurikiranye n'abantu bose, mumenye Imana, mukunda Imana kandi mukiranuke byimazeho
niyo message no baheza ndiko kwiza Yesu arabashaka. Imana ihora iteza amaboko buri munsi ni umunyembabazi ahereteza amaboko ngo ni mungaruki ni rero umusanze nti yakubwira ngo wari umunyabyaha cyane genda ahubwo azakwakira n'umutima ukunze akanezerwa cyane kabise ni mugaruke mwumva Imana muve mujo abandi bagiyemo n'abandi bakomeje iby'Imana mu bikomeremo tima gacika intege murakoze cyane. Akandi ijambo nadinga ku mwene data ijambo yavuze ngo yavuze kumaramaza niba yafashe urugero ku mugambi w'Imana kuramaza burya ikisha abantu nuko bifuje kureba aho bavuye ndaba urugero rwiza cyane ikisha abantu nuko bifuje kureba aho bavuye nuke mareka agikurira mu Sodoma na Gomora bace kuri Abraham bati yemwe timuri mu Sodoma na Gomora nimusuza abakira sumuga bati yewe hariyo umukuru wanje mwita Loti none garuga ririya umugiririmba bazi umuzane wumve Abraham atewe nimushikiriya mumuzane ariko bashikiriya babatewe mukaroti we nguriya umuhanda ugende turebe inyuma wagize umugisha turagutabaye ariko ugende we kureba inyuma ariko Loti agira amatsiko yavuye agiye bamwatewe Loti nugira amatsiko wavuye urapfa urahinduka ikingi y'umunyu ariko nureba imbere aho wawuja urashika amahoro. Ikisha abantu nuko bakurikiye Yesu ariko gifite amatsiko yo kureba bavuye. Loti aragenda ashika imbere yumva atanyuma ko Egiputa igiye kurimbuka tazumva Egiputa irimbuka gute nango Egiputa Sodoma na Gomora irimbuka gute Sodoma ni umuryi mwiza umujyi uryoshe wo mubizishimo urarimbuka ngo yifuza kureba ahavuye arebe ahinduka ingi y'umuntu bene data twakurikiye Yesu twe kureba aho twavuye nibuka yavuye mu bisaha twikugira amatsiko yaho twavuye inzira nimwe tukomeze tugemwa Imana twikugira amatsiko niyo bisha abantu bakurikiye Yesu ariko cyafite amatsiko yaho bavuye yizo basize nimba Yesu ubusamanyi uretse komeza imbere nimba Yesu ubwibzi uretse nimba Yesu urugambo uretse nimba Yesu kugambana komeza imbere Loti amatsiko areba inyuma arapfa ahinduka ingi y'umunyu. Ikisha abantu nuko batazareba aho baje fokasinga n'inzira yawe we kureba inyuma izo wasize warabisize nimba akurikiye Yesu waramukurikiye Loti we je imbere genda tureba inyuma ariko yageze ki aya matsiko burya amatsiko mu Kristo amatsiko aho wavuye mu Kristo ni mabi cyane uzayagwanye uzayange tukanayishimire abandi bene data jewe na mwese tukira amatsiko iyo twasize nimba wasize icyaha tukira amatsiko kuko kimeze ni kandi ibyisi bizimene ka biryohera Loti yabyumvaga Egiputa igiye kurimbuka ana batwakishijwe bakivuga ngo iyi si nziza tizarimbuka twinezeze niko Nowa arimo yibakikuge atavuga ngo no barakatubesha iyi si zarimbuka isi ryoshe imeze neza ati yewe Nowa twikomeje kwinezeza ariko utazi ko igiye kurimbuka kebzarimbutse niko yandoza yewe isitimo izarimbuka Loti nawe wa Abraham ati isi izarimbuka oya mashi izarimbuka akabuza yuvuko itorimbuka nyine Sodoma na Gomora ariko areba inyuma arapfa bene data isitimo izarimbuka tufukasinge ko mugambi twatuja ibi turimo byose bizashira tufukasinge mugambi w'Imana Yesu tazashira tagera garanti Yesu ahora iteka byose nitwizera Yesu tumukurikire dutumbere ahari tuzamubona ariko amatsiko yisha abantu inimba waretse biriya bireke kurikira Yesu we kumena Loti wareze inyuma arapfa diyabi izokurikiye wizera Yesu umukurikire amatsiko kureba wavuye ni amatsiko mabi cyane mu Kristo aranzwe yanze niko Yesu yavuze ati hari amarembo abiri hari irembo rifunganye n'irembo rigari ngirembo rifunganye irembo rigari turitanga irembo rinini cyane abantu turisanzura akabesha agasambana akaroga n'irembo ry'imwe mu tufride muri cyo ashaka cyose ariko amarezo yayo ngo itanga yo ngigiza ariko amarezo yayo ngo ni mabi cyane ariko irembo rifunganye ngo n'irembo ngurunyemo abantu bakeya n'irembo ribisuganye umuntu yisanzura tavuga icyo ashaka takora icyo ashaka ariko amarezo yayo ngo ni meza cyane ngo tunyere muri rifunganye nubwo rigoye nubwo ruje nubwo kutumugambira ati byoroshye biragoye twiyima byinshi ibineze umubiri turabyiyima ariko amazi yayo ni meza cyane ariko gutangira neza muzumubiri gutangira muzishimo amazi yayo ni mabi cyane ariko gutangira mu buryo bugoye buruje amazi yayo ni meza cyane bene data cyo nabwe ni kimwe ni mwizera Yesu abasore batarizera Yesu ibyanyu tibirarangira
tibirarangira muracyayizera Yesu umwanya urahari afasa abwiye Yesu amwanga Yesu we ko bikene n'abanyabyaha n'abasambanyi n'abizi n'abambuzi kandi uri Yesu Yesu arabwira ngo suko bimeze ngo nago nasiye abakristo tago nasiye abakishijwe naziye abataramenya umwami Yesu sinasiye abakize nasiye abagwaye Yesu tiyaziye abakize yaziye abagwaye Yesu niwe yaziye papa tiyaziye bakwirataho abagucitege ngo tukishijwe abagucitege ngo tukizeye abagucitege ngo tukize Yesu sibo mana Yesu niwe yaziye wowe wankurikira utarizera Yesu niwe Yesu yaziye Yesu niwe gusa niwe gusa Yesu watewe mwe guca abantu intege nibo nazi ababatoma nazi ababambuzi nazi ababazakayo abajura nibo nazi kuko Yesu tuyaze tuyaze abafarisayo bazi ijambo ariko badakora ico bizeye ngo Yesu yaziye abandi batarakizwa bataramenya Imana mwene data udukurikana nimutarizera Yesu niwe Yesu yaziye nimutaramwizera niwe Yesu yaziye kizwa wizera Yesu ari kumwe nawe azagukomeza azagushikamisha abagabo tuga ngo ubuhanga cyangwa abasore turi kumwe ngo batajya abasore hoya nuko Kristo agusaba ijambo rimwe gusa agusaba kwizera ibindi byose akabyitunganyiriza Yesu gusa ikintu kimwe nimunyize ati tera intambwe gusa imwe yo kwizera nashinda tera intambwe nyinshi kugana ko ngushoboze Yesu gusa wizere ibindi ubirekere Yesu azabitunganya azagwa imbaraga zo kunesha icyaha azagwa imbaraga zo gusenga azagwa imbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana Yesu aragukunda niwe yaziye umwizera Yesu umugisha cyane nawe data umuyobozi afate umwanya uyu munsi wa none ni ukuri ndumva ibintu bimeze neza ni umugisha cyane kwakira abasore bahagarukiye umurimo w'Imana kuko iki kinyejana cy'ubu dufite urebye neza mu rubyiruko rwinshi ruri kugira ibyago muri iki gihugu cya Amerika ni urubyiruko rugifite imyaka nyine muri iyi generation yacu y'ubusore ariko ni ukuri kw'Imana ni byiza kuba utekereza ko wafata akanya kugira ngo wihe Imana muri iki gihugu cya Amerika ko biragoye cyane biragoye kuvuga ngo ufate umwanya wawe wihe Imana ufate umwanya wawe wo guhorana n'Imana ufate umwanya wo gusoma Bibiliya biba bigoye ariko mwebwe muba muri gufata uno mwanya ni ikintu cyiza kandi cyiza cyane muri iki gihugu rero bene data turi kugana ku musozo kubw'amasaha ari hano ariko next time ni ukuzashaka umwanya noneho tukazicara tukazafata umwanya noneho ukaba wo kubwiriza gusa tukaba abantu ivanjiri ni inyungu z'ubwami bw'Imana cyane so hanyuma bene data nk'uko mwabivuze twabibonye muri abavugabutumwa beza kandi bogira icyo basangiza abantu hamwe na Yesu cyane rero bene data ufite utubazo tungahe tw'amatsiko nshaka kubabaza muri iyi generation yacu twabibonye ko muri abavugabutumwa kandi muri uru rugero rwacu akenshi iyo tugiye gusaba ngo nk'abayobozi bacu urugero abapasiteri bacu tukababwira ati dushaka kuba twatanga umugati mu rusengero umupasiteri aza kubaza ese warabatijwe rero bene data icyo mbabaza ese ko kuri ubu muhagurukiye umurimo w'Imana ese mwaba muza musaba nk'agatuta ahantu bakaba nk'ababaheza mukaba mwavuga ijambo ubajije neza cyane agatute tugasaba tukotwa agatute kuko Yesu uri muri twe agatute ndagahorana mu ishuri mafite agatute izambwiriza umwaki mafite agatute ukuwa ngafite agatute atose mfite agatute andose muri kuvuga Yesu agatute tsi mu rusengero hoyaye agatute twagaha abantu bose kandi Yesu tetunye abigishwa kuje kubwiza mu rusengero hoya mu rusengero uwabwiza mu gihe Yesu yagwa cyo kubwira abandi bantu ariko aho dufite agatute hambere ni mutarizera Yesu jewe ku rugero jewe iyo ngeze muri basi ijambo yamaze mutwicanye wizera Yesu yamango atamwizeye kabaza kandi akamwumvisha uburyohe buri muri Yesu kama ati papa Yesu ni mwiza mwizere umukunde kera ngamba mfite gatute iyo nteze uba ibazo umuntu kwatewe wizera Yesu yamango atamwizeye kandi akamwumvisha uburyohe buri muri Yesu iyo ndi mu ishuri umwarimu izamubwira Yesu abanyeshuri twigana kababwira Yesu aho mandi hose mufite gatute
niyo mpamvu nshaka tutekeneye sako mu rusengero Wow. igihe nigishika nzagahabwa kandi mu rusengero tutubwiriza mu rusengero turahugurana twibutsanya aho tuvugana agatute nkagira ahanga muri quartier muri cité niko bimeze nagatute ko Agatutu uragahorana. agatutu ndagahorana nawe ukunda gafite ahangaha data byiza cyane. None mwene data waba warabatijwe? narabatijwe Warabatijwe ryari? nabatijwe bibiri atiki imbatari na 19 cya acenga imyaka 3 cyangwa 4 agahita ngaho ngaho. Wabatirijwe no muri Amerika cyangwa muri Afrika? Nabatijwe muri Afrika mu mazi menshi ajya atemba kabisa atemba kabisa. Byiza cyane. Hanyuma icyo nshaka kwibandaho cyane ni ikintu kivuga ngo kuko hari igihe nyine usaba wumva nyine waba ushaka nko gutanga nko kuba wasangiza abantu ijambo ry'Imana mu rusengero, ariko waje kurisaba mu rusengero bakakubwaza ngo se waba ntabwo twaguha agatuti mu bantu ngo ubwirize, bakareba urugero rwawe bakakureba bakaba bavuga ati ntabwo twaguha agatuti hariho ba pasiteri imbere yawe, hariho bandi imbere yawe. Muri ibyo bintu hari umuntu waba mbese wariyumvishije ko yatanga nk'umugati mu materaniro bakabasha kuba bamugiriraho nk'izo mbogamizi? Papa ugize neza kubaza kandi n'akantu gusora ku bantu tugasaba agatute cyangwa ujya nga pasiteri mutwaraguha agatute siko bizembera. Ta muntu uziza kuvuga agatuti, umuntu wambe uzakuze kuvuga agatuti ni Yesu wenyine uziki kubitsemo. Tukaganire kuje ku gatuti nguje kugiza uwe kugira uwe tigeze gishika Imana izaguha gose nyine igire gute igweshe gatuti. Gusa icyo nakubwira ni kimwe, usengera aba destiny help bawe cyangwa abantu Imana izacyaka ngo uvuge ubutumwa bwiza. Nimba uvuga ko ufite imyota yo kuvuga ubutumwa bwiza ahubwo mubwire pastor musengere, kuko pastor wawe niwe destiny help wawe uzagufasha ngo uvuge ubutumwa mu rusengero n'ahandi hose. We umusengere aza gutekeza akumve akwibanzeko ngo igikiza aguhe umwanya, ariko byo kuvuga ngo pagatute byasibyo tegeze nigishika Imana nyine izagushaka agatuti, kuko Imana ikubisemo ikintu, Imana ikubisemo ijambo izina uzarivugira. Yesu nasaba agatuti njewe Imana yebekuze ya ubwiriza ariko kusenga cyo tampa mu basore bakamba kabwiriza umugati mu gacyamo ngo impamvu tutagatuti nuko Imana itarabishaka. Igihe Imana izabishaka tuzasaba bazakatwihera kandi n'ubishe imyota jambo indimo myinshi tugira abasore ba Michigan tugira gitaramo ati yewe umunsi ndabwiriza kashara nkubwisa abasore kabasha mu ry'Imana cyo ngo sizasaba agatuti jewe Imana imbe kubikwiye igihe kiri cyo ngicyo nzaje mu musengero vuga ubutumwa bwiza. Twe gusaba turi kujyanye nga pastor ngo agatuti hoya, ariko icyo nabwira pastor ni kimwe, abashumba tuyoboye turabakunda mutegure generation yanyu, kuko igihe kira Imana ikeneye abasore, kuko pastor uri gutanga amarikezo y'urusengero mutoza bose kuvuga ubutumwa bwiza. Imigi ona hano muri Amerika amasengero ari kugurishwa y'abazungu bimu kutubabaza niye mpa muri ko batafashe urubyiruko ngo ruzine barutoze gusenga, barutoze kubwiriza kuvuga ijambo ry'Imana. So ndatoza unusaza bizagenda gute? Nimba uzi ko ufite umwana uzi kuvuga akajambo gatoya, genda umwegere umwe ati papa komeza shirama agatege soma ijambo ry'Imana ukomeza ngo nimutegure itamuze usengero ibitamo bisanzwe papa bwiza imiti 5 ejo bwiza 10 azamuke agushimiraga n'ubwenge aho tamushamiza ngo umwana azakuza ayigunge ndetse kwaza iyo ishurirwa tugira bivugira bize bishira. Hari umuntu azaga teme akabura yivugira biga igaruha ikamushira imbaga zikamushiramo je igazagira teme ku rugero ayisimba nyivugira, kuko Imana nyine ayitimira nabwo ikikiza abantu kumva n'umuntu Imana remuhaye arayivuza, kuko timuduha umwanya ariko usofata abasoro bo umwanya ubatuko, kuko ejo uzasaza uri muri asaza hazagira abantu basigana urusengero, kuko wowe twe kukunda we kushaka inyungu zawe. Nimba koko pastor w'ibitoro y'Imana atari inyungu zawe ari inyungu z'ubwami bw'Imana, uzoza abasore bakomeye ngo baza kumuza baguru ubwami bw'Imana niko kwiza ubaho umwanya bavuge uwo mwanya baririmbe. Umwana nimba uri perezida wa korali ushaje abana bazukuri babo umwanya baririmbe. Nimba uzi gucuranga ushaje hamagara umwana umwigisha acurange. Nimba umugiye ko ushaje hamagara umwana mutozo ku mugiye ko ni mwiza. Nimba umvuga ubutumwa ushaje cya pastor hamagara umwana mutozo kuko mu rusengero sipa umubwirize, kuko pastor asinze kurida asinze kuridinga abantu. Fata umwana ni ubona umwana ko nuko umwana baba umuyobozi w'itorero, fata umutozo kuba umuyobozi w'itorero uzumuza hagarikire nimonye yava mu mvuga ubutumwa mutoze kubwiza mu rusengero.
niba uyavamo umuririmbyi mu mwanya aririmbe, niba umudiyakoni mutuzi ko umudiyakoni mwiza mu bitaramo mwatugitaramo ko mu rubunga amasengesho umuweze papa ufata wowe uyu munsi uko yo wiki yo mu rubunga imisi zaza aje mu rusengero niko kwiza kabisa. Ariko ni mudafata abana mu bigisha gusoma ijambo ry'Imana mu batoze no urugero ikirenze niba umwana afite ikimurimo mu mwanya nimba atanagifite umutozi kugitura niko kwiza kabisa. Baha abantu umwanya bakore nijyo teroro ryesho kandi Imana ikina basore Imana tikira umusaza wowe umusaza tuzakumva kuko umusaza ategura umusanga mwumve ariko ngo ni by'abasaza ariko umusore iyo undi musore umusaza turi cyo kimwe ese kubera kiwe yaneshije cyaha kubera kiwe asenga kubera kiwe avugira muri Imana azaga n'imito kukumva ariko mu abasore bakore nijyo teroro ryesho Yesu akene abasore niba kende ngo niba afite imbaraga uko ku rugero kubu tufite 50 tiye kuvuga utungo Paul yari kuvuga tiye kubishobora ariko umuntu umusore azavuga afite n'imbaraga n'umushizi bw'amanga akomeye ameze neza kandi Imana ikeneye abasokusha abasaza nabo guhugura sabo kwigisha sabo kuba avuga ubutumwa oya aba basaza bashinzwe guhugura nicyo bashinzwe ariko basore bano bazabwiza bakigisha bakaba missionnaire bakasaba abantu bavugisha muri Imana bahambaye cyane ariko abasaza nabo guhugura ona Yohana umwigishwa Yesu iwe amaze gusaza tiye akibwiriza oya iwe gusa yigisha abasore bagenda bwiza none iwe asigara ku iparuwase akazababwira inama akicara akabatiye basore nuku kuko yari yashaje atagishoboye kubwiriza nange bashumba mukibatoya mwaguze ubutumwa bwiza kumaze gusaza ni umereka Yohana muzamubwira abantu inama mubigishe nabaje kuvuga ubutumwa mu rusengero no hanze ese ago mukisha papa. Asante cyane mwene data ndabona mbonera na Museveni bameze ukuntu reka nabo tubashe kumva sasa reka twumve mbonera nawe yunganire kuri ico kintu mwene data abashe kuvuga. Urakoze cyane muvandimwe. Iyo uzi kurumva ubutumwa iyo mbese iyo uzi kurumva ubutumwa ntibaguheza agatuti nyine mu ikanisa nukuvuga ngo iri jambo yaravuze nyine ry'agatuti so uzi kurumva ubutumwa ntugomba kuganira agatuti ubundi uragafite ariko umwanya wageze barakaguha ubundi agatuti saa kugwanira aho gutegereza isaha n'umwanya warangiza uzokajaho ariko none yigwaniye agatuti utekereza kugwanira agatuti ubugiye kandi ubugiye mu marushanwa nyamara agatuti saa marushanwa agatuti uzugahabwa mu buryo bw'amafikiri gusa ukabona uragahawe mu buryo utaruzi butunganyije ukamugahabwa ariko agatuti saa kugwanira ahubwo agatuti uragahabwa kuko wizeye n'Uwiteka Uwiteka akakwizera ejo uzabwiriza kandi ukanabwiriza buri agatuti ndikaza gaharira ngo tuzamufata wamuvuga ngo ntabonye agatuti ngo ati ngo ndava ngo norisohokamo aho agatuti gafite igihe cyawo uzugahabwa nukuvuga ngo ico kintu nico novugaho cyane kumva ubutumwa no gutegereza mbese kumva ko ahantu hose ugeze uri free yo kuvuga ubutumwa bokaguha kandi batokaguha na amahoro ya Yesu agatuti nto tukagwanira igihe cyawe kigeze ni ngombwa nyine agatuti ukahabwa. Asante cyane mwene data turi kugana ku musozo reka tubashe kumva Museveni nawe agira icyo yunganira kuri iryo jambo. Noneho abacu abahenka babivugaho cyane kandi babivugaho neza noneho agatuti batakaguha imyikanisa kandi ufite ijambo no kuvuga ngo ntuje kukisabira wenyine iyo Imana yabonye kuri umunyagatuti nyine kuko Imana izitubona ikakuboneka kubona yuko ufite agatuti kuko ndiyo guhangura uje kuvuga ibintu ni bene ibingi turi mu kubona makanisa bakavuga ibintu bidasukuye kuko bakavuga ibintu bidasukuye kuko ndi babihaye agatuti ntiyabahawe agatuti no kuvuga ngo agatuti turakagendana kuko agatuti ugenda ukabwiriza hano hanze ukabwiriza hehe agatuti myikanisa nyine bakaguheza nyine bakagwaye nawe ndi sawa bakagwaye ni sawa cyane wowe ucapa ukabwira abantu b'ibwami ariko nawe utagahawe ariko uzi ko ugafite mu mutima wawe urakagendana buri munsi kabisa ntarondogoye muri ayo majambo agatuti umuntu arakagendana. Asante cyane bene data by'ukuri ndabashimiye cyane murakoze cyane ku
kiganiro tubashe kuba twagirana ikiganiro cy'isaha muri iki gihugu, kuvuga ngo spending isaha yawe yonyine muri kuko muri iki gihugu ukuntu ibintu biteye, abazungu baravuze ngo time is money, kandi rero muri iki gihugu ukuntu ibintu biba bimeze, isaha yonyine umuzungu ayibaramwo amafaranga. Rero ibintu byose muri iki gihugu byabaye amafaranga, rero kuvuga ngo ubone umwanya wawe isaha yose ni nyinshi cyane. Rero ndabashimiye bene data kuba mwabashe kuba mwabana natwe, mukaba mwigomye ibyanyu, tukaba tubanye ikintu hafi kirenga isaha yose. Ni ibintu by'agaciro cyane kandi ni ibintu bizima cyane kuba wagira ikintu ku mutima ukumva ko wabasha ko wagisangiza mugenzi wawe, kiba ari ikintu cy'agaciro cyane rwose. Kuri ubwo turi kugana ku musozo, reka tubashe, hariho n'abandiganyije ijambo bagwanira umwanya cyangwa bagwana ngo bahagatute kuko Dawidi tegwana agatute ko kumwami siko hoya Dawidi Sauli sebukwe yari umushanga mwice amugire nabi amuhore, ariko Dawidi tegwana agatute kuko Dawidi yahuye na sebukwe kuko yasamuhiga amwice, ariko bati kwe Imana yimitse nategese igihe kizashika idishika Imana izamuke burugami bwa Isirayeli mbe umwami. Bene data n'agatuti niko kameze, twe ukagwanira igihe nigishika Imana izakaguha pasi yabishaka atabishaka. Isobuko Dawidi ariko Dawidi abumwami ariko Imana kwigiye cyashitse Imana imukuro yimika Dawidi. Twe kugwanira agatute igihe nigishika cyonyine Imana izagwa agatute pastor yabishaka atabishaka, yabishatse nibyiza, atabishaka Imana izakugwa kuko Imana itaga agatute gusa ko ukagwanira igihe nigishika Imana izakaduheza kuko Imana yagahaye Dawidi. Yesu abamushimye cyane, turakomeje papa fata umwanya. Asante cyane. Rero kuri ubwo bene data turabashimiye cyane kubwo kuba twabanye cyane, n'umwanya wanyu twabanye ni iby'agaciro cyane. Ni ukuri ko Imana ngewe ku bwanjye ndabashimiye. Kandi ikindi gihe nzabatumira noneho dufata umwanya muremure urambuye, noneho ube uwo kuvuga ubutumwa gusa nta kindi kintu. Rero reka mbashe kubasaba turi kugana ku musozo, nk'uko twabitangije muturangirize mudusengera kugira ngo turangize ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. So murakoze cyane umuvandimwe, arakoze kabisa, Imana ibaheze umugisha. Hanyuma reka dusenge tugeze ku musozo. Gose Mana mu izina rya Yesu dushimiye izina ryawe rikomeye, asandi kuri iki kiganiro kuko uri Imana ikomeye, watwemereye uduheje umwanya ungana gutya, utugirira neza kugira ngo tubashe kuba imbere yawe Mana. Dawidi yabivuze neza ngo kuba inyuma y'imbarazani ngo bireta imyaka 1000 uri hanze ntacyo wakora. Kuba inyuma y'inzu y'imbarazani n'ivy'igiciro. Mwami turagushimiye kuri ibi biganiro, iki kiganiro kigira imbaraga, iki kiganiro icompa Mwami, icompa abasore bagahindukira ngo uzuye ku miremyo wa misi ngo y'ubusore bwawe ngo imisi mibi taraza mugihe ngo uzovuga ngo ntunejeje nabyo. Ni ukuvuga ngo abasore nibo twatuvuga muri iki gihe bahindukire bakumenye, uhindure imitima y'abasore, abasore bakumenye, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bw'iteka, hari ubundi buzima bukomeye. Iki kiganiro Mwami kigira ico gikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo watsinze kandi ukanesha, tuzeye. Amen.